Mwiriwe neza, amakuru muri isa y'agaciro. Nishimiye kongera kubana namwe muri aya masomo yacu, aho twibanda ku gukoresha ibitekerezo, ku gukoresha ubwonko bwacu kugira ngo tugire ibyo twunguka, noneho ibyo twungutse bitume tubaho ubuzima butarimo urujijo. Ni muri ubwo buryo rero muri isa y'agaciro ntabatindiye ngira ngo dutemberane mu isi ituwemo n'abaganga gusa. Ndagira ngo dutemberane mu isi, tugiye gutemberana mu isi ituwemo n'abaganga gusa. Ngira ngo nkivuga muganga muhita mwumva ibitaro, muhita mwumva kurwara, muhita mwumva kwivuza, muhita mwumvamo ibintu bitandukanye nyine bijyanye n'ubuzima. Rero nagira ngo noneho tujye muri iyo si abaganga batuyemo, kuko nibo bonyine bayituyemo, ndetse ababasha kuyibasangamo ni abantu bagize ibibazo by'ubuzima mu buryo bugiye butandukanye, abakoze impanuka, abariye ibiryo bikabagwa nabi, abagize n'izindi ngorane nyine z'ubuzima bakisanga barigiye muri iyo si, bakayitemberamo bakayisangamo abaganga. Ariko abandi bazima bo ntabwo iyo si bakunda no kuyitekereza, nta nubwo bayireba, bakunda kuyitekereza iyo hari ikibazo cy'ubuzima cyavutse. Aha rero kugira ngo iyi si tubashe kuyinjiramo neza, ndagira ngo tubanze dutekereze, twumve ese ubundi muganga ni muntu ki. Mu mitekerereze yanjye, muganga ni umuntu ufite ubwonko, akagira umutima n'umubiri bikorana, bikuzuzanya, kugira ngo muganga cyangwa se uwo muntu abashe gutanga ubutabazi umurwayi yaramukeneyemo. Umuganga ni umuntu ufite imitekerereze, amarangamutima, ndetse bikorera mu mubiri we, byose bikuzuzanya bidahanganye, kugira ngo abashe gutanga ubutabazi umuntu ufite ikibazo amukeneyeho. Bene iyo nshingano ni inshingano ubundi y'Imana yo gutabara, ariko Imana ibishyira muri uwo muntu. Ntabwo Imana byayinaniye kugira icyo yakikorera, ariko yabihaye abantu bamwe kugira ngo twebwe ubwacu, ubuzima bwacu burusheho kuturyohera, kubera yuko tuba tugomba kubusangira. Ikibazo cy'umwe hari igihe usanga ari igisubizo cy'undi. Rero muganga ni umuntu ufite ubwonko, umutima, umubiri byumvikana kandi bikuzuzanya mu mikorere yabyo, kugira ngo Imana imunyuzemo ubutabazi umurwayi akeneye, nubwo Imana ntacyo yananiwe kwikorera ubwayo. Icyo kirumvikana. Rero ibi bitandukanye no kugira ivuriro. Kuba muganga bitandukanye no kugira ivuriro, bitandukanye no kwiga ubuvuzi, bitandukanye no gukora umurimo w'ubuvuzi. Ibyo bintu biratandukanye, kubera yuko ushobora kugira ivuriro, ushobora kwiga ubuvuzi, ushobora no gukora imirimo y'ubuvuzi, ariko ibyo ngibyo bikaba bitaguhindura muganga, kubera yuko hari abantu bakora iyo mirimo y'ubuvuzi ariko kandi batananabyize, badafite n'iryo vuriro. Rero kuba muganga ni ubuzima, ni umuhamagaro, ntabwo ari akazi. Nubwo ako kazi ushobora kugakora, nubwo ushobora kuba warize ubuvuzi, nubwo ushobora kuba ufite ivuriro, nubwo ushobora kuba ukora ako kazi koko uri muganga, gusa ibi byose umuntu agomba kubisobanukirwa, agomba kuba abizi, akamenya ngo ninde uwo muntu, ni muntu ki. Rero muri iyi si abaganga batuyemo bonyine, niba iyi si uyituyemo cyangwa se ukaba uturanye n'abayituyemo cyangwa se ukaba ugendana n'abayituyemo, ugomba kumenya ngo jyewe ndinde. Kuko kugira ivuriro no gukora kwa muganga no gukora muri ibyo byose no kuba warabyize no kuba ufite titire ntabwo biguhindura muganga. Uba muganga iyo ari umuhamagaro wawe, iyo ubikora nk'umuhamagaro, atari ukubikora nk'amaramuko. Ngira ngo ibi birumvikana rwose. Ni umurimo mwiza,
ni nayo mpamvu mvuze ngo reka dutemberane muri iyi si, kuko aba baganga batuvukamo, ni ababyeyi bacu, ni abavandimwe bacu, ni inshuti zacu, ni abagore bacu, ni baramu bacu, ni abo bose batuvukamo. Noneho rero ni n'amahirwe akomeye kuba tunabafite. Ibushize nibwo navugaga ngo ninde uzubaka iwanyu, ninde uzavura abantu b'iwanyu niba warize ubuvuzi ariko ukaba udashobora kujya kuvura abantu b'iwanyu. Uyu munsi ukaba hari indwara zikomeye wize kuvura ariko abantu b'iwanyu zikaba zirimo kubahitana wenda. Rero tukiri aha ngaha nagira ngo mvuge ngo bene aba bantu ntabwo baboneka cyane, nubwo dufite umubare munini w'abiga ubuvuzi muri za kaminuza kandi buri mwaka rwose baranagaraduwetinga. Aba bantu, aba baganga baba ari navuze bafite ubwonko, amarangamutima, bafite imitekerereze n'amarangamutima bikorera mu mubiri byose byumvikana, bihuza, bigakorana kugira ngo Imana inyuze muri uwo muntu ubutabazi uriya wundi akeneye wahuye n'ikibazo. Nubwo dufite umubare munini w'abantu barimo kwiga ubuvuzi bari muri za kaminuza buri mwaka bakaragraduatinga muri za kaminuza zigiye zitandukanye, abo bantu ntabwo baboneka cyane. Babandi dushobora kubona abakozi, dushobora kubona abantu babikoramo ariko babikora nk'akazi, ntabikore nk'umuhamagaro, kubera yuko buri muntu wese muri ubu buzima afite umuhamagaro, kubera ko hari abantu bagiye kubyiga kubera yuko ababyeyi babo ayo mahirwe ntibayagize, bakunze ubuvuzi bakumva baba muganga ariko kubera impamvu z'amateka yabo ntibabikunze, bakabisunikiramo ntibabibonye, bakabisunikiramo abana babo. Uyu munsi abana bakaba babikora nk'abakozi ariko atari imihamagaro yabo. Niyo mpamvu navuze ngo aba bantu nubwo dufite umubare munini muri za kaminuza abantu barimo kubyiga ariko hari ababigiyemo nk'umuhamagaro wabo bumva ari ubuzima bwabo, hari n'abandi babigiyemo kubera pressure, kubera kubishyirwamo n'ababuze amahirwe yo kugira ngo ibyo bintu nabo babyige cyangwa se babikore nk'ubuzima bwabo. Ibyo ngibyo ngira ngo tubiziranyeho, kwa kundi umuntu abaho ubuzima butari ubwe agakora iki ngiki ariko yumva yagakoze kiriya, ariko bitewe n'ubuzima uko budutwara n'inzira tugenda tunyuramo umuntu akisanga abayeho ubuzima bumeze nk'ahari ibihano, agakora ibintu atishimiye. Rero tukiri muri iyi si y'abaganga, nagira ngo babwire ngo bashobora kuba ari abakozi kwa muganga ariko atari abaganga. Ibyo nemaze kubivuga aha, kandi nshobora kuba noneho ubwayo nakwibariza ngo urinde niba abantu bashobora gukora kwa muganga bakaba ari abakozi ariko atari abaganga, kandi barabyize bafite ubumenyi, bafite amatitire, baranabikora, hari nabo bahaye imiti barakira, ariko bashobora kuba babikora atari abaganga. Mu isi y'umwuka hano mu isi y'ibifatika tukaba tubabona ari abaganga kandi amaserivisi baduha rimwe n'imwe tukanayashima, ariko bo ubwabo bakaba bumva banabisezera bakabivamo, bakigira mu bindi, bakigira mu bucuruzi, bakigira korora, bakigira mu bindi. Ariko umuntu ubikora nk'umuhamagaro aba yumva atavuye, nta kindi kintu ashobora kuba yakora. None nkiri aha ngaha reka nkwibarize ngo usanze urinde. Isi rero aba bantu batuyemo irihariye, iyi si irihariye. Reka mbabwire umwihariko wayo. Abaza muri ubu buzima baca mu biganza byabo, abava muri ubu buzima bajya ahandi nabwo baca mu biganza byabo. Bishatse kuvuga ngo abazima n'abapfa baca mu biganza bya muganga. Bazi ubwonko bwanyu uko bukora, bazi ibifu byanyu uko bimeze, bazi imitima yanyu uko imeze, bazi impyiko zanyu ukuntu zimeze, bazi impindura zanyu, bazi amara yanyu, bazi amatwi yanyu, bazi amaso yanyu, bafite ubushobozi byo kubivanamo bakongera bakabitunganya bakabisubizamo, bafite ubushobozi bwo gusatura umutwe bakawufungura, bakavura ibibyimba wenda mu bwonko bakongera bagateranya, bashobora gusatura mu nda bakahavura. Urumva ubuhanga bafite. Ndagira ngo nkubwire ngo rero ntabwo ushobora kuvura ubwonko, ntushobora kuvura ijisho, ntushobora gufata umutima ngo uwukuremo wongere uwusubizemo. Ibi bintu bikora nk'umuntu wabyize gusa atari umuhamagaro.
niyo mpamvu aba bantu bagomba kuba bafite imitekerereze, amarangamutima n'imibiri bikorana, ku buryo uwo muntu ibyo akora nyine biba ari ubuzima bwe. Ndatekereza ibyo bintu munyumvishe neza. Rero aba bantu barihariye, isi babamo irihariye, umva ubuzima biberamo burihariye, kubera ko mwebwe nubwo mugenda mwumva muri abahatari, bo barabazi neza. Rero amabanga y'ubuzima bwanyu nibo bayabitse. Ubuzima bwanyu amabanga yabwo barayabitse. Rero aba bantu bita ku bandi, ariko bo ntabwo bagira abantu babitaho. Aba bantu bita ku bandi, ariko bo ntabwo bagira abantu babitaho. Mu gihe abandi bagore baryamye bakabona n'umwanya wo gutekereza ko abagabo babo wenda bagiye mu bandi bagore kubwo kuba batinze gutaha, aba baganga bo nta nubwo baba bakibuka ko gutaha cyangwa se ingo zabo bishobora ko bazijyamo bitewe n'ibyo barimo guhura nabyo. Hari igihe usanga mu mihanda harimo impanuka, aribo barimo kubitaho. Hari igihe usanga hari abantu bari muri koma barimo kwitabwaho, bacunganwa n'imashini kugira ngo umwuka udahera. Barimo barashaka uko batabara ubuzima bw'abandi bantu, mu gihe abantu bataba muri yasi yabo bo barimo kuvuga ngo ubu umugabo yagiye kunca inyuma, uwo mugore yagiye kunca inyuma, mu gihe abandi bo ikibahangayikishije isi barimo barimo gutabara ubuzima bw'abantu. Ntabwo hari igihe baba batibuka ko no kuryama biba. Ubu iyi saha ndimo kubivugiramo, ubu hari abagore barimo gutekereza ko abagabo babo bagiye mu bandi bagore, hari abagabo barimo gutekereza ko abagore babo bagiye mu bandi bagabo, mu gihe iyi saha turimo kuvugana hari abandi bagore, hari abandi bagabo nabo bahangayikishijwe n'ubuzima bw'abandi. Bo ntabwo biyitayeho, barimo barita ku buzima bw'abandi kugira ngo byibura barebe ko iminsi yabo yakicuma. Ikindi, aba bantu iyi si biberamo bashinjwa uburangare. Aba bantu bashinjwa uburangare, kandi bagashinjwa no kuvuga nabi n'ibindi. Ngo bararangara. Hari abarwayi baba basabwa kwita ku bantu bose kandi batarobanuye. Iyo hatagize ikigenda neza baravuga ngo abaganga bararangara, abaganga bavuga nabi. Yego hari abo usanga bavuga nabi, ushobora kubasanga, reka mvuge ko barangaye, ba bandi bakora akazi katari abaganga by'umuhamagaro bashobora kurangara, bashobora no kuvuga nabi, kubera yuko bashobora kuba batibuka ko umurwayi ikintu cya mbere gishobora kuba cyamufasha ari ijambo ryiza, ari icyizere muganga yamuhaye. Noneho ya miti ikaza kugira ikintu ikora, wenda bakabyibagirwa cyangwa se bikabacaho, kubera yuko ntabwo nyine ari umuhamagaro. Kuko umuhamagaro nawo ubwawo ugira andi masomo, ugira andi mabwiriza, ugira undi murongo ushyiramo umuntu. Rero bashinjwa kuvuga nabi, bagashinjwa uburangare. Ariko abo bantu ubundi ninde ufite ugutwi gushobora kuba kwabumva? Abo baganga ubundi ninde ufite ugutwi gushobora kuba kwabumva? Niba ubwo burangare bashinjwa, uko kuvuga nabi, ninde ufite umwanya wo kujya kubumva ngo byibura abatsindishirize cyangwa se bumve nayo ibyo bakora ari abantu nk'abandi? Ninde ufite ugutwi gushobora kuba kwabumva? Abo nabo ni abantu bakeneye ibyiza, barakena, barapfa nk'abandi. Ninde ubatekerezaho? Aba nabo ni abantu barakena, bararwara, bahura n'ibibazo nabo nk'abandi, bakajya kwita ku buzima bw'abandi. Ariko bo noneho ninde ubatekerezaho? Isi babamo babona isi biberamo, babona ibyishimo binyuranamo n'umubabaro. Iyo si babamo, bamwe baravuka abandi bagaseka. Ahanga bakaba barimo barera kubera ko yuko hari upfuye, hari uvuka, hari uwupfa. Ibyo byose abaganga iyo si babamo barabibona. Ibyo murabizi ko abana bose bavukira kwa muganga. Hari abavuka bapfuye, hari abavuka ari bazima, hari abavukana ibibazo, ari naho bwa burangare buhita buziraho. Yego wenda kurangara birashoboka bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Ikindi uvuga ngo yarangaye ntago azi uko urimo kwiyumva, nawe ashobora kuba yatungurwa. Rero isi babamo nyine babona ibintu byinshi bigiye bitandukanye, babona ibyishimo n'agahinda bigenda binyuranamo. Ibi byose barabibona.
rero uzasanga bamwe mu baganga banywa itabi kuko ibyo ubwonko bwabo bubitse ntabwo bashobora kubivuga, noneho bakagendana ihungabana. Ibintu ubwonko bwabo buba bubitse, bamwe muri bo hari igihe bibarenga bakagendana ihungabana kuko badashobora kuba babivuga, babivuze baba barimo kumena amabanga y'ubuzima bwanyu, noneho bagafata umwanya kugira ngo ibyo bintu babyibagize bakajya kwinywera itabi. Abaganga rero nabo nubwo batuvura, nubwo batwitaho, burya bakeneye amatwi yacu, bakeneye abantu babaganiriza, bakeneye ahantu baruhukira, kubera ko ibyo babona ni byinshi. Reba abantu ushobora kuba urimo kuvura umuntu, urimo kumwitaho kugira ngo ubuzima bwe ko bwagaruka, bikarangira agupfiriye mu biganza. Ushobora kuba urimo kubyaza umugore, umwana akaza yakugera mu biganza akaza apfuye, ibyo urimo urabireba. Ushobora kuba nta kutagize kugira ngo rwose umuntu ubuzima bwe ubutabare, akagupfira mu ntoki. Ngaho tekereza kubona abantu bazima baguca mu ntoki, abandi ukabona barimo kugupfira mu ntoki. Hari abantu none uba urimo kubaga nko mu bwonko, kubaga nko mu bwonko, ukakora ibishoboka byose kugira ngo abeho, bikarangira uwo muntu agiye. Reba, hari ukuntu ushobora kuba urimo kubaga nk'umuntu mu nda, bikarangira agiye. Hari ukuntu umuntu ushobora kuba wamukuyemo nk'ijisho. Reba nk'iyo babaga umuntu, noneho urabyumva. Ni mu bikurure iyo foto, ni muyikurure muyumve, noneho mwumve abo bantu isi babamo. Uramutse ubaye utari umunyamuhamagaro, ibyo bintu urumva wabirambamo. Iyo ni isi y'abaganga. Iyo ni isi y'abaganga nari mbatemberejemo, nagira ngo mutekereze mugire ibyo mumenya. Mwibuke ko abo ngabo n'abavandimwe bacu, n'ababyeyi bacu, n'abana bacu, n'inshuti zacu, n'abagabo bacu, n'abagore bacu. Mwibuke ko hari amabanga badashobora kumena, kubamenera, nyamara mukabazanaho rimwe na rimwe stress, mukabazanamo ibindi bibazo. Hari ibintu biri mu bwonko bwabo, hari ibintu bitandukanye wowe udashobora kumenya keretse winjiye muri iyo si. Noneho rero reka mbabwire iki kintu, nimworohere abaganga kubera yuko turavukana. Nimworohere abaganga, turavukana, ni bene wacu, n'abavandimwe bacu, nabivuze. Ikindi nimwumve abaganga nimwubumve kandi mubahembe neza. Impamvu mvuze ngo mubumve mubahembe neza, ni mubarinde stress yo kumva ubukene, yo kumva ibibazo hirya no hino, kugira ngo babashe kwita ku buzima bwanyu. Ariko nimurebe stress z'ubukene, akajya gukora azi neza yuko ashaka kwita ku buzima bwawe, kandi nawe hari ibindi hirya bitagenda neza. Umwana we ku ishuri bamwirukanye, ahantu aba wenda arakodesha, nta mafaranga yo kwishyura afite, umushahara yahawe ntabwo ushobora gukemura ibibazo yahuye nabyo. Ubwo ni gutazita ku buzima noneho bw'umuntu, ntagire bwa burangare cyangwa se ntaze kuvuga nabi abitewe na ya stress imuri inyuma. Nimukunde rero abaganga, nimubumve kandi mubahembe neza, mubarinde stress z'ibibazo by'amafaranga, kugira ngo babashe kwita ku buzima bwanyu. Sinzi niba nibamara guhembwa neza no gushyirwa muri guhabwa ibintu byose, sinzi niba atazagira umurengwe, noneho bakaba aribwo bananirwa kwita ku buzima bwanyu. Ariko nzi neza yuko ubikora nk'umuhamagaro, noneho azanabikora neza. Nimuhembe neza abaganga, noneho abazagira umurengwe, icyo gihe tuzamenya yuko babikora nk'akazi. Imana izaduha abanyamuhamagaro, bizakorwa neza, kubera yuko icyo bigiye, icyo bashaka ni ukwita ku buzima bwacu. Rero nimukunde abaganga kubera yuko badufatiye runini. Imana rero ihumugisha abaganga, kuko umurwayi wese aba akeneye ibyiringiro aho byakomoka hose. Kandi abo bantu bafite ubwonko, imitekerereze, amarangamutima n'umubiri bikorana, bikumvikana, bikuzuzanya, kugira ngo Imana inyure muri uwo muntu, itange ubutabazi kuri uriya murwayi. Aribo abo ngabo baba mu isi y'abaganga. Birumvikana isi y'abaganga mu ruganda rw'ubuzima, babandi tuba dukeneye, dufite ibibazo bigiye bitandukanye by'ubuzima. Imana rero ibahe umugisha kandi ibahe ibyiringiro by'ubuzima. Noneho imiti baduha, n'amagambo meza batubwiye, n'amagambo y'ihumure batubwiye, ibyo byose bikorana ubuzima bwacu bwongere bubeho, twongere dukomere. Rero nagira ngo mbinjize muri iyo si y'abaganga,
ubwo nimwamenya neza cyangwa se mukumva neza ibyaho, ubuzima bwanyu buzagira ikindi cyerekezo. N'abatemberezaga mu isi, abaganga babamo, bene wacu babamo, ubwo nimwamara kumva neza ibyaho, noneho ubuzima muzongera mu gutekereze mu kindi cyerekezo, hahandi tuzishimira umuntu wese gushyira imbere mugenzi we, aho tuzishimira kubana nta makimbirane dufitanye, aho buri muntu wese azishimira gusangira na mugenzi we, mbega aho tuzishimira kubana amahoro, kubera yuko Imana iturema ikadushyira muri ubu buzima yashakaga ko tubana amahoro, ikatubera umwami w'amahoro, natwe tukaba abaturage cyangwa se tukaba muri ayo mahoro mu bwami bwayo, kuko Imana ni umwami w'amahoro. Rero Imana ibaho umugisha, ibahe gukomeza gutembera muri urwo rugendo muri iyo si, kugira ngo abantu benshi basobanukirwe n'iby'iyo si, noneho bategure kuzayibamo, kuzayituramo no kuyikoreramo, kugira ngo igihe cyose tuzaba tukiri muri ubu buzima tutazabura abantu bita ku buzima bwacu. Imana rero ibaho umugisha mu mpande zose.